nk'ibisanzwe ngarutse ndi Sam Motivator nk'uko tumaze iminsi tubana abo tumenyeranye, uyu munsi rero tukaba twongeye tugarutse kugira ngo tuvuge kuri bino bintu icyenda. Ngira ngo rero nimba ari ubwa mbere tubanye nk'ibisanzwe turabanza tukabakira kandi twizere ko mumeze neza abo tumaze iminsi tubana murabizi, nawe nimba uje uri mushya rero turakwakiriye mu izina rya Yesu, ntabatindi reka tuvuge ku bintu icyenda ugomba kwitwaza mu buzima bwawe bwose. Ibi bintu rero ntabwo ugomba kubura na kimwe, ntabwo ugomba kubifata ukabishyira mu mutwe wawe, akaba ariyo mahame ugenderaho mu buzima bwawe bwose, mu byo ukora byose ibi bintu ntukabure kubitekerezaho. Icya mbere rero, iyo ushaka umwanya mwiza mu rwego runaka cyangwa se mu buzima runaka cyangwa se ahantu runaka, ntago ujya kuwusaba ahubwo urawurwanira. Iyo ushaka ikintu cyiza ntabwo ugisaba ahubwo urakirwanira, iyo ushaka ubuzima bwiza ntabwo ubwifuza ahubwo uraburwanira, ukarwana ugakora igituma ubugeraho kubera yuko urabushaka. Nta kintu cyiza ku isi kiruta kwikunda ndetse no kwiyizera, ni ukuvuga ngo mu gihe abandi bose bazaba bakwanze, mu gihe uzabona abantu nta cyizere bagufitiye kubera ko batakuzi cyangwa se mutaziranye, icyo gihe weho uzikunda ubwawe wigirira icyizere ku giti cyawe, aho abandi batazakubona weho uzibone, aho abandi batazagufata neza weho uzifate neza, aho batazagukunda uzikunde. Ikintu cya gatatu, buri kintu cyose ushaka kugeraho ujye umenya yuko gisaba igitambo. Ubuzima bwiza dushaka kugeraho, akazi keza dushaka kugeraho, ibitekerezo byiza dushaka kugeraho, mbega ibintu byose umuntu ashaka kugeraho biba bisaba igitambo. Rero mu gihe utiteguye gutanga igitambo, umenye yuko nta kintu uzageraho muri ubu buzima bikoroheye. Ikintu cya kane, urukundo ufite nirwo rugaragaza ubunini bw'Imana yawe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bajya bajya impaka ngo Imana iriho cyangwa ntayiriho, cyangwa ntibabyumve kimwe bitewe n'urukundo rwayo, ariko weho uzamenye yuko ubunini bw'Imana, nyine Imana nyamana nyirizina, buzagaragazwa n'urukundo ruva mu mutima wawe, aho niho tuzabonera ubunini bw'Imana yawe. Ikintu cya gatanu, ukuri gusharira kuruta ikinyoma kiryohera. Ni ukuvuga ngo umuntu nakubwiza ukuri gusharira, uwo muntu uzamuha agaciro cyane. Umuntu uzakubwira ibintu bisharira ariko kukubwiza ukuri, uzamuha agaciro kurenza wa wundi uzakubwira ibinyoma biryohereye, kurenza wundi uzaguhumuriza mu gihe utari uwo guhumurizwa, wa muntu uzaguha motivasiyo mu gihe cyo gucika intege. Mbega ukuri gusharira kuruta ikinyoma kiryohereye. Ikintu cya gatandatu rero, ni ukuvuga ngo nushaka kurya neza uzagaburire ubwonko bwawe. Nushaka kurya neza ukamera neza mu buzima bwawe bwose, ukagaragara ko wariye neza, uzagaburire ubwonko bwawe. Ni ukuvuga ngo umwanya umara utekereza ku byo kugaburira umubiri wawe, umwanya umara utekereza ku byo kugaburira igifu cyawe, umwanya umara ubitegura, ujya kubihaha, ubiteka neza, ubisukura. Nushaka kurya neza kurenza ibindi bihe byose, uzagaburire ubwonko bwawe. Ikintu cya karindwi rero, uzahitemo kwishima mu buzima bwawe bwose, kuko agahinda ko kazizana kanihitemo. Ni ukuvuga ngo ntuzahitemo agahinda, ntuzahitemo kubabara, ntuzaharanire kubabara, ahubwo uzahitemo guhora wishimye igihe cyose. Uharanire kuba mu buzima bwawe bwiza, uharanire kubona ubuzima bwawe butera imbere, kubona wishimye useka muri situwasiyo zose uko zimeze, kubera ko agahinda ko karizana kandi kakanihitamo. Rero mu buzima bwawe weho ntuzajya ukazana cyangwa se ngo ugahitemo. Ikintu cya munani rero, mu bintu turi kurebera hamwe icumi, ikintu cya munani kiravuga ngo ibintu byose ntabirenze. Ibintu byose ntabirenze. Ibintu byose rero nta kirenze kirimo, ibintu byose nta kirenze kirimo, nta cyahatari kirimo, kubera yuko ibyo ufite weho ubona ko ari ibisanzwe, mu gihe abandi babikubonaho babona ari byo bintu birenze. Noneho nawe ibyo ubona udafite rero abandi bafite ubibona nk'ibintu birenze, ariko ba nyirabyo babona nta kintu kirenze. Niyo mpamvu rero uko ubona ibyawe bitarenze n'iby'abandi ntabirenze, kuko ubuzima niko bumeze nyine. Ntabwo twagira ibintu bimwe, ntabwo twagira ubutunzi bumwe, ntabwo twagira ubwenge bumwe. Rero ujye wiyumva yuko ibintu byose ntabirenze. Ikintu cya cyenda rero, ntabwo uri mutoya ku buryo utanyeganyeza igihugu cyawe. Ntabwo uri muto ku buryo utanyeganyeza igihugu urimo, ntabwo uri muto ku buryo utanyeganyeza akarere urimo, ntabwo uri muto ku buryo utanyeganyeza umugabane urimo, kubera yuko n'umubu unyeganyije isi yose, umubu uhangayikishije isi yose, kandi ariko gasimba gatoya kurenza utundi twose. Rero ntabwo ubutoya bwawe, ntabwo ubuto bw'ibitekerezo byawe
buciriritse ku buryo nawe utagera aho ngaho. Hanyuma ikintu cya cumi rero ni ukuvuga ngo nushaka guhindura situwasiyo uzabihinduza amagambo aho kuyihinduza ibikorwa. Situwasiyo uzayihinduza amagambo aho kuyihinduza ibikorwa, nushaka guhindura umuntu uzamuhinduza amagambo kurenza uko wamuhinduza ikindi cyose. Rero reka nizere ko twabanye neza nk'ibisanzwe, mwari kumwe nanjye Sam Motivator, reka dukomeze kugirana ibihe byiza. Niba ari ubwa mbere duhereye kuri uyu muyoboro, wihangane ntugende udakoze ka subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bikurikiraho. Mugire ibihe byiza.